n'igihe zinjira ahantu hose kabuza amahoro. Intozi inshishi ibimonyo kandi ukabibona ninjoro mu nzu y'amakaro. No kwibona mu nzu z'ubwabyo ntabyo kuko zo zirinjira no mu cyumba zikagerayo no mu madushe hose. Hari umurozi ubagendamo hafi aho iwanya aho ngaho ngo reka nitonde. Mu muryango harimo tene. Abantu baye kugira confusion ivuga ngo urya nabonye twari duhanganye mu nzu niwe uwo. Oya ushobora kuba rundi ahubwo menya gusa ngo hari aha nawe ntibagire confusion. Ushobora kubona uri mu Rwanda n'abantu bo kwa nyoko cyangwa sobo ubwo nawe uba wabaye umuryango nyine. Ariko ukabona ari yo hirya kuburya turi bloodline isano ry'amaraso. Ariko burya umugore nta sano ry'amaraso naho yashatse. Ntari bari ngaki bibaza ko uzashaka uzagira isano n'amaraso nawe. Oya nzagira n'isano n'umwana wawe. Umugore oya se bloodline bajya basanga DNA y'abari hura nawe. Yego ese iyo bavuze ngo hinduka umubiri umwe n'umubiri umwe ariko nta sano ni kubw'ijambo. Yes yego nabyumvise. Burya umugore n'umugabo mupfana ko mugiye kubaka mu ndi muryango. Yego anyumvise ubwo ni nk'indumane umukandara ucaha bikaba bimwe. Ariko nyine bishobora no gutandukanywa mu gihe babihisemo. Kubera ko ariko ntiwatandukana amaraso mu gihe nise iyo urose umwe mu muryango washatse arimo akirana nawe ashaka ko mu Rwanda ashaka ko muhangana biravuze ngo hari umurozi muri famille. Attention wigengesero witonde. Ibyo birimo bikuba hari umuntu ngo bikozinga. Hari umuntu byihisha inyuma hari ufite imbaraga ariko suwa kure suwa mbari suwo mu biro ahubwo umuryango wawe hafi aho. Kera nzababwira cyerekana ko mu biro bya mu kazi mukora nk'umuntu uguhiga nzabaganiriza ntibagire icyo babwo bahafanga. Turahari Hallelujah 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobewe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorera nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Suje kandi mbahaye ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ibintu byose bishya, amavuta mashya, ibitekerezo bishya, imigambi mishya n'icyerekezo gishya mu mwaka wa 2025. Tube abantu bashya basobanutse kandi basobanukiwe. Tuba bagenzi beza bagana Siyoni, tubana hagati yacu twererana imbuto. Ariko nanone mu kubikora ibyo byose twibuke ko Satani agihari. Aracyahari. Ni nayo mpamvu dusenga, nayo mpamvu twambaza Imana, nayo mpamvu tubwira Yesu ngo turinde, nayo mpamvu tubwira Yesu Mwuka Wera wawe atugende imbere, atugendeho, abane natwe amajya n'amaza, arinda abacu, agendane n'abana bacu, abatware bacu, abo baba bafite n'abadamu, aduhe amahoro. Amen. Turacyarota, inzozi ziracyahari, ariko n'abarozi baracyahari, n'abagome barahari, n'abanzi barahari, n'abatadushaka barahari, n'abagambanyi bariho, n'abadakeneye barahari, batagira ngo ibintu byose ni amen, n'abifuza ibyiza byacu ariko badashaka twebwe cyane rwose, bashaka kofi yacu badashaka imbaraga zacu. None se buriya abantu bafata umujugujugu bagatera igiti kugira ngo si igiti baba bagikunze, baba bagishakamo bya bindi bitukura. Hari utera umujugujugu mu muyenzi. Oya, umuyenzi sugira iki? Ni amakakama. Hano batera umujugujugu muri ava kitararabye. Reka tugende. Twagiye. Mushumba rwose njyewe nkuko tubivuze abagome baracyariho.
ariko n'Imana irahari kandi barusha amaboko. ariko ugaruke kuri rya jambo babwiye ngo igira ngo ihamye ibyo yigishije nijoro ntabwo nzaryibagirwa, ndagira ngo nabo barifate mu mutwe. Yobu 3:3 ibice 33 umurongo wa 14 kugeza kuri 15. Reka twongere tuhasome. 33 verse 14, 15 and 16. Yes. Haravuze ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Nubwo abantu batabyitaho. Mu nzozi. Mu iyerekwa rya nijoro. Igihe abantu bashyizweyo. Basinziriye ku mariri yabo. 16 yo izi bihuhura. Ariko Bibiliya iraryoha. Niho yumvisha amatwi y'abantu. Kandi n'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu umuntu arota akabonesha amaso akajya n'ibintu yumva mu matwi cyane. Igashyira ikimenyetso ku byo yigisha. Ikimenyetso y'uko umuntu harimo umuntu hari umwanzi. Ariyo mpamvu uyu munsi ngiye kukwereka inzozi 5 zerekana ko mu muryango we hari umurozi uguhiga. Umva ikintu gitangaje, ni Imana ubwayo. Ntabwo igutumyeho umuhanuzi, ntabwo igutumyeho ngo runaka. Abazitiza imiruho bazikura. Nanjye ubu ndategereje. Aho niho bariganywa gashiduka yaguye mu mutego utazi. Kandi Imana yo yakweretse. Kwasobanuriye abantu mu kwezi kwa 7 umwaka ushize. Yego. Tubabwira ko kurota ari igikorwa kiba hagati yo gusinzira no gukanguka. Yego. Tubabwira ko iyo umuntu arota ntago aba akiri muri w'imbere. Oya. Abari inyuma y'umubiri wari mu mwuka. Kandi Satani nta diringa n'umwuka. Oya, ari diringa na body. N'uyu mubiri urahangaha. Ariyo mpamvu yo dukangutse tugira ubwoba. Ukasanga umuntu yavuye ibyuya, yabize ibyunzwe, igitima kiratera cyane kubera iki Satani yarari gukoroga cya kibiri. So rero ibi ni inzozi ngiye kwerekana ko mu muryango wawe, muri famiye yawe harimo umuntu wakuzengereje w'umurozi. Cyambere kamaro tusobanura kwanza umurozi ni muntu ki. Umurozi ninde? Ubundi iyo ubonye umurozi ntukamutandukanye na Satani. Ntukamutandukanye n'abadayimoni n'abanyeshyari n'abagome. N'umuntu wari we wese ukwanga, udashaka kubaho, udashaka gutera imbere, udashaka kugira ikintu ugeraho, ahora yumva yifuza ko waba uri hasi iteka ryose. Nano sinzategereze ko ari ba bantu bavuga uti ibyatsi runaka. Uwo muntu wambaye costume nawe yaba umurozi. Hari uguha ibyo kurya, hariho n'uguha ibindi, hariho n'umurozi urugesha ururimi. Nakakwatura ikiganza. Ikirenge yagenda akasiga gutuyeho ati ndakoresha ikirenge n'umunwa nahawe n'amatwi mbicurike. Yego. Ikintu cyambere, kurota umubyeyi wawe papa cyangwa mama bashikiwe na basaza bawe bagutera mu nzozi ngo murwane. Abavandimwe na mama we na papa umwe muri bo ashobora kuba yakiriho cyangwa yarapfuye. Ukabona papa na mama umwe muri bo n'abavandimwe n'abashikiye n'abasaza bawe mubana mu rugo, mubana mwanavukanye nubwo yenda mwatandukanye, ukabona mu nzozi usinziriye araje ngo murwane. Kubahanganisha biganisha kurwana. Tumenya ngo reka nitonde. Mu muryango harimo tena abantu bari kugira confusion ivuga ngo urya nabonye twari duhanganye mu nzozi niwe uwo. Oya, ashobora kuba rundi ahubwo menya gusa ngo hari. Aha nawe ntibagire confusion. Ushobora kubona uri mu rwana n'abantu bo kwa nyoko cyangwa kwa sobo. Ubwo nawe uba wabaye umuryango nyine. Ariko ukabona ari yo hirya kubura turi bloodline. Isano ry'amaraso. Ariko burya umugore nta sano ry'amaraso naho yashatse. Anari bari. Ngiki? Ibaza ko uzashaka uzagira isano n'amaraso nawe. Oya, nzagira n'isano n'umwana wawe. Umugore. Oya, se bloodline bajya basanga DNA y'abari hura nawe. Yego. Ese iyo bavuze ngo hinduka umubiri umwe. N'umubiri umwe ariko nta sano. Ni kubw'ijambo. Yes. Yego. Nabyumvise. Reka burya umugore n'umugabo mupfana ko mugiye kubaka mu ndi muryango. Yego. Anyumvise. Ubwo ni nk'indumane. Umukandara ucaha bikaba bimwe.
ariko nyine bishobora no gutandukanywa mu gihe babihisemo. kubera ko ariko ntiwatandukana amaraso mu gihe n'isumo. Iyo urose umwe mu muryango we washatse arimo akirana nawe ashaka ko murwana ashaka ko muhangana, biravuze ngo hari umurozi muri famiye. Attention, wigengesero, witonde. Ibyo birimo bikubaho. Hari umuntu urimo bikozinga, hari umuntu ubyihishe inyuma, hari ufitemo imbaraga, ariko si uwa kure, si uwa mbari, si uwo mu biro, ahubwo umuryango wawe hafi aho. Kera nzababwira cyerekana ko mu biro mu kazi mukora nk'umuntu uguhiga, nzabibaganiriza ntibagire icyo babwoba hafi aho ngaho. turahari nawe urahari. Ikindi, kubona umuntu uzwi, celebrity, ariko uzwi muri famiye, no please. Ushobora kuba ndavuga hapanama n'abasaza, ariko undi muntu uzwi muri famiye, yego, yende yagutse, umuonkre, umuki, cyangwa umukazini, batangira bahujye bakazina aho ngaho, ariko umuntu uzwi agusanga mu nzozi ngo mukirane nawe. Faites attention. Abanyakarenge we, gabanye kugendagenda. iya gatatu, kubona ibintu binyanyagiye mu nzu yawe wiyubakiye, inzu ifite akajagari kitwikiza, ibikombe by'amasaradine, ibikombe by'amata, mbega ikintu cy'ikivide cyose byashizemo ibintu by'amavuta, mbega ukabona mu nzu hari iyarara ariko ry'ibintu byize kubika ibintu bikoreshwa. Biravuze ngo wabagiriye akamaro mu gihe cyawe, ariko bakwituye uburozi. None se agakombe karimo marigarine arabapfa bakajugunya aho abonye, harimo sisamake bakajugunya aho ubonye, bajya mu ahabugenewe, ariko rwose ukabona birakwiye mu cyumba uraramo hose, ibikombe ibintu byarirwemo, zatekawe zaririwemo, byaki byose byarumeneye mu bintu, ukabona hari akajagari k'ibintu, ariko bisa rya bifite akamaro, byanakoresha. Yego, byo wakwamba muri iyo nzu yawe, kuko hari igihe burya nkubwire Jerry, hari namaze kubona mu isi y'umwijima, pana bene na Burayi, sinzi ko bibaruko muri Afrika birakunda, bakohereza umukozi wo kuza kubatesha umutwe cyane. Baramuhaye misiyo y'ukuroga, akaza rwose akadurumbanya urugo rwari rubanye amahoro, rwari rurikundanye, ariko wa mukozi akihagera umuriro ukaka, ibintu bikaba ibibazo, kandi mukamushwanira, umwe amukunda undi atamukunda rwose. Ati ntumvugire umukozi, boshya ari umwana, bagahangana, ati nkura mwana umuhora iki, ariko ukurusha yerekwa yumvise abangamye mu buzima bwe. Ntabwo twerekwa kimwe rega, ntabwo twumva kimwe rega. Ubwo uri kwishyiraho umuriro ninde? Nuri kumurengera rwose, kandi barabikora pe, abo musuzugura barabikora, nicyo cyo kwitonderwa rero. Ikindi cya kane ni ukurota aho bateguye indabo ubona zaraboze. Indabo waziteguye, wazishimiye, ibintu biraryoshye, ariko wajya gucunga ugasanga muri salo zaraboze, mu cyumba zaraboze, ahantu hose zaraboze, ahantu hose zararangiye, kandi ugatanga ziranuka. Ukibona indabyo ziboze, indabo zanduye, zumagaye, zigasaza, zigera n'ubuzizi, aho hantu witonde, menya ngo wari nk'urushurwe muri bo, ariko bagiye kukuroga ku buryo ushobora kunanuka ugashira n'urupfu runazamo. Ibintu biba byabaye ibibazo, bibazo se gusa cyane, byabaye birebire pe. Nongeye kubwira ikindi, nyibwirira, kubona amazirantoki mu cyumba uraramo, aho turi mu nzozi. Izi ni inzozi zikwereka ko mu muryango wawe harimo umuntu, umurozi utifuza gutera imbere. Abahari naringiyemo gakeya, mbaneretswe, ariko buriya hari igihe abantu bicara akabona amazirantoki mu rugo rwe. Nigeze kubona umuhanuzi umusobanura ngo amazirantoki kuyakandagira ngo ni ikibazo, ariko kuba yafite mu ntoki ni umugisha. Nabwo ariko se mwarasaze? Yego se, mwarasaze mu ntoki. Hayoze abantu basobanurira ngo uravuga ngo kuba ubonye amazirantoki byonyine mu nzu ntunayakanda, iyo yakandagiyeho biravuga ngo uburozi uri uburyo neza. Ubundi kurota ukandagira muri toilette bisobanura imbaraga z'abarozi uhonyora popo.
soro kurota nyanyagiye mu nzu urugo ruzasenyuka, umugabo azakwanga, umugore azakwanga, abana bazakwanga, ndetse hari n'abagenda karota yataye urukweto muri ukuramo bikanga ntanavemo, ukabona akana kaguyemo. Rero kuyabona ari mu rugo rwawe yuzuye bihita bisobanura ngo hari umurozi mu muryango wawe, hari umuntu uri gupanga ubugome kandi n'ubundi wabahemukiye. Ntabwo ari kure, si umuturanyi, si wa mukecuru, ahubwo wowe imbere harimo wa muntu utari mwiza w'umurozi. ayiwe inzozi ni ukwitonda cyane. Ukwitonda kuko utitonda byakugora. Ikindi navuze nishe nkigarukamo, kurota ubona inshishi, intozi, ibimonyo mu nzu yawe. Yego. Hari n'igihe zinjira ahantu hose ukabuza amahoro. Intozi, inshishi, ibimonyo, kandi ukabibona nijoro mu nzu y'amakaro. No kwibona mu nzu ubwabyo ntabyo, kuko zo zirinjira no mu cyumba zikagerayo no mu madushe hose. Hari umurozi ubagendamo hafi aho iwanyu aho ngaho. hafi aho warahari, ni icyo bakoze, nicyo bisobanura. Ni ukuvuga ngo atari no mu nzozi, mu bimenyetso bifatika. Ubonye ibishishi, ibimonyo mu nzu, umenye ngo oya hita usenga bisohoka, kandi bitera imiti ntibikunde kuko biza nijoro ryane. Bisa nijoro ryane. Operasiyo baba bayikora nijoro. Tandukanye no kumva igihunyira kivuga. Igihunyira kivuga ni umuntu wo hanze urimo kuroga, ariko ipusi iririye mu rugo rwawe nabwo ni umuntu wo hanze urimo guhiga, wo hanze utari mu muryango. N'igihunyira. Yes. So rero ubonye izo zitoye umurongo zigenda zibyigana, menya ngo muri famiye hari uburozi kandi bwica. Bene umuntu rose ibyo mu rugo ntihashoboze mu muntu adapfuye. Kandi ugabona abantu ntibabyumva. Ikindi kubona inzoka igenda mu cyumba muraramo, kandi burya nta nzoka igenda ku makaro no ku isima. Ntabwo bibaho. Ariko mu nzu zigira gute? Irahagenda. Ikabonora igitiye no munsi y'igitanda, menya ngo nta buriri bugihari, buragenda hombye. Ubwo naba buryamaho nicyo bivuze. Nuvuga ngo nyine aragiye, nyine akibumva ariko yagiye. Ubwo yagiye nyine none ajya mu kazi araterura umuboya ahite akomeza. Akomereza aho kandi numve ntacyo avuze. Ayiwe. Biragoye kubyumva no kubisobanukirwa. Hanyuma icyamunani ni ukurota inyamaswa yapfiriye mu nzu yawe cyangwa mu rugo rwawe. Yego. Iyo yose pfa kuba yapfuyemo. Ibi rero iyo umaze kubirota ukabibona, ni bimwe byerekana ko muri famiye yawe aho wicaye Imana igwishure ko ari nk'umurozi, nubwo udashaka kubyumva, nubwo udashaka kubyakira, nubwo udashaka kubyemera, ariko still uwo muntu arahari kandi hagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Yego. Imana ibaha umugisha. Izi zari inzozi zitwereka ko mu muryango hashobora kuba nako harimo umurozi cyane, kandi afite imigambi mibi yo kugira ngo ko we noneho arabazi, azi ibyo ukunda. Nk'ubu giye nkubwira ibintu nkunda kubusebuse, ntabibwirwa n'iki? ariko si gese ko, ariko nyamara buriya ngiye iyo abantu bamenye icyo ukunda nicyo bahera baguhondesha. Noneho we ntabari bubaze, ntabwo abaza ngo jera akunda iki, warakizi. Harimo abantu babisobanuye iki, nakubwiye twigeze kubiganira mu kwezi kwa 11 oya mu kwa 12 mu ntangiriro. Yego. Tuvuga uburyo abarozi, nanone uburyo operasiyo z'abarozi. Nk'urugero, abantu bakunda kujya hanze bambaye mu ntara, akajya gusura mu muryango atavuze, atababwiye ko azaza, yanagaruka muri Kigali akagenda nk'ugiye kuvoma. Nta nubwo basezera. Oya. Hano ukeneye kujya iwanyu ariko ntubasezera ko bahita bagupfunyikira. Bagupfunyikira uzaguhuhura. Wababwira bakakwitegura. Yes. Kosa abarozi koko. Akimana ibarusha amaboko. Ibarusha amaboko, ariko tugomba kugira ibyo bintu, tugomba gushakisha uko twikuraho muri uwo mugozi. Yego. Nanone tukagira imbaraga, tukagira mu gusenga, tukegera Imana kugira ngo tunetirarize, ducogoze izi imbaraga, kandi ku Mana birashoboka cyane. Amen. Urakoze cyane mushumba, turagushimiye cyane. Amen.